mbisubiremo umuntu uzanga gukora application ngo afite amanota make ngo ari kurengera ariya amafaranga 5,000 ujya kwishyura kuri banki. Ariko se Sandrine, ayo manota 78 aho ni waba waratsinze entrepreneurship ukagenda ugatsinda general paper ukazamuka ugatumbagira kuri ayo manota za 78? Ako kantu uzagatekerezeho urebe ngo ibyo watsinze ni ibiki. My friend, muzagabanye kwikunda no gushaka guhaza ibyifuzo byanyu bikurikije na bya byifuzo mwari mufite mu bwana. Muraho neza, ndabasuhuje, amahoro y'Imana abane namwe. Nk'ibisanzwe amazina ni Honest. So rero nkuko nawe babwiye ko ndazi kubakorera ikiganiro kimeze gutya, aho bamwe nibishoboka muraduhamagara kuri telefone tukagenda tubasobanurira live kuri telefone. Ubu ngubu rero tugiye kugenda tubasubiza ibibazo abantu bagiye bibaza. Tugiye kubisubiza ibibazo byose ukuntu bimeze, uburyo muzagenda muhitamo faculté ziberanye n'amanota yanyu, ibintu byo gupanika bikazavamo kugira ngo nimuzabura amahirwe. Yego wakuze hari ibintu wifuza kuzaba byo, ariko turaza kureba amanota ufite cyangwa nawe amanota ufite urayazi, noneho tuyagereranye n'iyo faculté ushaka gusaba iyo ariyo, turebe nimba iyo faculté uri gusaba bazayiguha kabisa. Noneho ubwo ntatinze, nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel y'abanyeshuri, kora subscribe, like na comment. Nimba uhasanzwe kora like, igitekerezo cyawe ugisige muri comment, biraza kuba ari byiza cyane. Noneho rero ntatinze, tugiye gutangira dusubiza ikibazo cy'umuntu wabajije ngo umuntu hano yarabajije ngo none si njyewe nize hege mfite amanota 56, ndasabwa iki? Urasabwa kuba warujije Google form tukaza gukora application yawe, ibintu bikagenda neza. Noneho urabona ko mu gufata mu manota basa nkaho bazafatiraho, buriya ari amanota bafatiyeho hariya muri medicine yaduhaye umurongo w'ayandi manota bashobora kuzafatiraho. Yaduhaye umurongo w'ayandi manota bashobora kuzafatiraho. Niyo mpamvu nakubwira ngo ntuzacike intege, ugomba kuzakora application, ahubwo urasabwa kuba waruje Google form. Nkawe rero wize hege ufite amanota 56, nakubwira kutazahirahira ujya muri za journalism, ujya muri za law, ukigira muri izi faculté zirimo aho ngaha bita za governance and public administration, ukajya mu zo bita za history and heritage. Utazajya mu gisirikare cyangwa professional police, ntago bazagufata. Turebe hano kuntu bimeze. Hari abantu benshi bagiye batubaza ibibazo hano. Ngubu hari nk'umuntu wambajije ngo ese ko wadusabye imyirondoro ngo twuzuze Google form uzadukorera application, ukaba utaratubajije faculté uzatwaprayingiramo, bimeze bite? Ahangaha rero uwo muntu igisubizo namuhereza nuko faculté tuzishiramo ari uko uvuye kwishyura kuri banki. Iyo uvuye kwishyura kuri banki nibwo tugushyiramo faculté. So rero abantu bazaba bavuye kwishyura, hari akandi gafomu nzajya mbahereza ko muraza kuzuzamo faculté zanyu, mwaza kuzishira muri systeme yanyu muvuye kwishyura. Ahangaha ushobora no kugira impungenge kuri faculté zizaba zihari umwaka utaha, ubwo nejo bundi gihe general application izaba itangiye. Rero ahangaha nubigereye impungenge rwose, tuzagenda tukwereka faculté zihari ushobora kuba wakwaprayingamo. Ejo bundi zizaba zasohowe, muzazibona, tuzahita tuzibahereza hano. Uyu wundi muntu hano nawe arambaza ati
bamwita Marie Chantal ati murakoze cyane. Ese umuntu ufite 79 muri accounting bamuha buruse? Birashoboka cyane rwose, kubera ko ngewe nababwiye yuko ibi bintu mbimazemo igihe nkorera abantu ama application, kandi hari n'abantu narebeye amanota muri uyu mwaka wanyu 2024 2025, hari abantu benshi narebeye amanota. So rero ikintu cyitwa gutsinda abantu batsinze ku kigero kiri hasi, niyo mpamvu nakwizihiza yuko kuri amanota yawe rwose 79 buruse irimo uko byagenda kose, nudahitamo nabi. Uyu nguyu bamwita Ange Prince ati Theo, wajya unatubwira kuri RP application yawe yararangiye, sinzi ukuntu bizanye. Ernestine ati ujye utubwira n'abantu bafite amanota ari muri 50 pe, turabikeneye murakoze. Nari maze kubivugaho, ahari ubwo waza uduhamagara ukatubwira combination wize iyo ariyo, tukamenya uburyo ki tugusubiza ikibazo cyawe. Uwo bita Alice ati mfite 68 kandi yize hegi, ubwo nahitamo ayahe masomo? Alice, ngiye kukwereka amasomo wahitamo nk'umuntu wize hegi kandi bakaba baguhamo buruse, sibyo? Reka turebe aha ngaha, kandi nkubwira yuko abantu mbisubiremo umuntu uzanga gukora application ngafite amanota make, ngari kurengera ariya amafaranga 5,000 ujya kwishyura kuri banki, ngo uri kurengera ariya amafaranga ya serivisi utanga, ukanga kuzakora application ngo uri kurengera ayo mafaranga. Wa muntu we, bizakubabaza cyane kuruta uko ayo mafaranga wari kuzayatanga wenda nibagufate. Noneho bizakubabaza mu gihe ubonye abantu mwanganyaga amanota babafashe, wowe warasigaye ngo warengeraga ayo mafaranga. Ibyo bintu bizakubabaza cyane, ndabikubwiye muntu wanjye. Ubwo rero hano wowe Alice, ikintu nakubwira wazahitamo rwose, ikintu wazahitamo aha ngaha ni Theoneste ubikubwiye, uzahitemo political science, uhitemo history and heritage, uhitemo na sociology kabisa, sociology. Ibyo bintu ndabihereza value yuko bazagufata, kandi n'ejo bundi tuzabereka faculty zanyu zizaba zasohotse. Hano turi gukoresha izo muri 2024, ariko no muri 2025 ni ziza, nta kintu kirenze kizaba cyarahindutseho. Ibintu bizaba bikimeze gutya cyane, wenda ko bashobora kuba bakongera bitewe n'ingingo y'imari ashorwa mu burezi uko izaba yariyongereye cyangwa se yaragabanyutse. Uyu nguyu bamwita Arsene ati nanjye mfite 61, ese nabona buruse? Ese nakora application gute? Murakoze. Uko ugomba gukora application, ugomba kuba waruje kuko form ndibuze no kuyibahereza ahangaha muri comment ya mbere, araza kuba ari iyo Google form mugomba kuzuza. Mbahereze na link mugomba kujoininga abantu iyi video igeraho mutari muri group yanjye, sibyo? Ndaza kubahereza link muze kujoininga group yanjye. Uyu nguyu nawe aragira ati nashaka kubaza mbese application y'abantu bize nka TVET zo muri zizatangira ryari, ni ibiki bisabwa ngo abe yakora application yo muri UR? Murakoze. TVET biterwa n'icyo wize, sinzi ngo wize iki. Uyu nguyu ati mfite 57 muri MCB, nasaba iki muri UR? Ikintu wasaba muri UR katurebe. Icyo nkubwira cya mbere, ntuzajye guhirahira ngo uri kujya muri
edikasiyo ni amasomo yawe wazabonayo rwose. hariya Rukara nta kintu wazahabona kabisa. ahubwo reka tukurebere ahangaha ngiye gukurira fakirite imwe muri kavemu, mu cyo bita kavemu, indi nyikure muri semechesi, indi nyikure muri CBE, College of Economics and Business. Duhere hano muri College of Business. Yego, ahangaha ku muntu wize MCB, reka nze ndebe, reka twitaba umuntu ku murongo wa telefone. Alo, tumeze neza, makuru? Muravugana na Theoneste, turavugana na bande? Janti, wabonye gahunda ihari muri groupe uko imeze? Ubwo wabaza ikibazo cyawe tukagusubiza, hano turi gukora video. Yego ntabwo numvise neza. Okay. Ubwo muri geography niho ufite A, muri mathematics na economics ufitemo D, mate warafeirinze ufitemo F. Okay, reka turebe totali ufite amanota ngahe? 65. Ubwo rero kubera ko urumva ko mate wafeirinze, ugomba kuzasaba ibintu bidafite aho bihuriye na mathematics. Ubwo urumva ko nkawe wize MEG, muri za accounting uba wemerewemo, za economics wemerewemo, na hehe ugiye wemerewe, ariko urumva ko mathematics wayitsinzwe. Ubwo uramutse ugiye gusaba ibintu biri related na mathematics, waba wasigaye rwose. Inama nakugira rero, uzajya muri college bita CAS, College of Arts and Social Sciences. Urebe faculty bita History and Heritage. MEG muremerewe Heritage. Urebe faculty bita Social Work. Muremerewe MEG. Urebe na faculty bita Political Science. Aho ngaho bizagenda neza rwose, kubera ko nujya kujya gusaba ibintu biri related na mathematics, ubwo ni muri za economy, ni muri CBE, College of Business and Economics, uzasigara rwose. So twari tukivuga kuri uyu muntu ngo wize accounting, twamuvuyeho. Ubutumwa bwa wa muntu ndabubuze kabisa. Uyu nguyu bamwita Andre, nyine requirements na application form kugira ngo umfashe umbwire nayo nakwishyura. Enti uzamfashe ese bakeyo. Uyu muntu ari kuvuga ko akeneye requirements zo muri application. Iraza kuba ari comment ya mbere, uraza kuyibona
araza kuba ari comment ya mbere. Noneho amafaranga ya serivisi ni 3,000 rwose, ni 3,000 ngewe nca ntandukanye na ba bantu uzasanga bari kuguca 1,000 cyangwa bari kuguca 500 ngo bagukorera application. Ni iyihe serivisi rwose muri u Rwanda turimo? Ni iyihe serivisi wumva igomba kujya munsi y'igihumbi n'iki wowe wajya kukiguramo? Uzajye rero ukomparinga serivisi uha amafaranga wishyuye kuri serivisi ndetse na serivisi uhawe, cyangwa amafaranga uri kwaka kuri serivisi runaka. Umuntu arakubwiye ngo gura inkweto wabonaga ari Jordan, akakubwira ngo iyi Jordan imerezamo 5,000 kandi ubizi ko Jordan igura 30,000. Ujye ubitekerezaho. Uyu nguyu aragira ati yize MCB nakwemererwa nasinga. Wayemererwa rwose, wayemererwa Emeline, wayemererwa pe. Noneho uyu nguyu bamwita Isaac ko nize LKK, byakunda ko niga mass media hehe. Ahari nimba uri kuvuga journalism muri UR, journalism wayiga bitewe nanone ariko n'amanota ufite, bitewe n'amanota ufite. Everine ati nk'abantu bize accounting bazafatira kurangaye, amanota bazafatiraho muzayamenyeshwa application izarangiye. Nsubiremo ahantu nongere masubiremo ko amanota bazafatiraho bayatangaza ari uko application zakozwe zarangiye. Nibwo bareba umubare w'abantu baprayinze, bakareba umubare w'abantu bari gusaba ibyo bintu. Noneho bakagenda bavuga ati uyu muntu nimba ari Everine yasabye kwiga accounting, asaba kwiga economics, asaba no kwiga BIT wenda n'urugero. Okay, abamurushije amanota bangana gutya nibajye hano, abo yarushije amanota bangana gutya nibajye hano. Everine akaba yashirwa mu bantu babonye mu bantu bagomba guhabwa wenda accounting kubera ko barusha abandi. So rero ntihazagira umuntu wica intege ari kuvuga ko amanota ye ari make. Bino bintu naye nabivuzeho, utazicira urubanza rwose, utazicira urubanza pe. Noneho uyu nguyu bamwita Abayo ati none se brother, none se aho basaba abajyaga ko bihuriye he n'abariya bajya Kadete iri ukwayo naga ko iri ukwayo. Uyu nguyu nawe ati none se ubwo nusoza uzakomeza gufasha abanyeshuri ibijyanye na application? Cyane, ahubwo nibwo nzabikora cyane, nibwo nzaba mbigize akazi kanjye bwite kubera ko birimo amafaranga. Tubwire ubijyanye na education. Ubijyanye na education Sonia biterwa n'ikintu wize, kandi nanone nababwiye ko education nimba uzi yuko utari mu manota ari hejuru ya 75, nusaba faculté ebyiri za education uzamenye ko izo faculté ebyiri uziroshye uzaba uzihombye rwose. Education nayo bazaguhereza, cyangwa ukaba warize science ukagenda na manota 75 ufite, cyangwa se na manota byibuze 70 muri buri somo ufite. Ukagenda ugasaba farumasi, ugasaba anesthesi, ukajya gusaba faculté ziremereye cyane. Uzasigara rwose, uzasigara pe. Bamwita Wiki ati mumeze mute? None se bro, umuntu wagize amanota 60 muri MCB yemerewe yihe faculté ku buryo yahabwa buruse? Kwifashishije ahangaha katujye muri KVM turebe. Uyu muntu yize MCB afite 60 ahangaha. Hari ikintu bashiragaho ngo bari kuvuga ngo nk'uyu muntu muri KVM veterinary medicine
ngo uyiga agomba kuba yarize PCB, BCG cyangwa MCB, ndetse byibuze akaba afite amanota 50 kuzamura, afite na D muri principal subject ndetse na C mu yandi masomo. Ariko ikintu cya principal pass bagikuyeho, usibye ko nabonye ejo bundi wa medicine cyarasubiyeho, ariko zira faculty za medicine na dental hari abari icyitonderwa rwose, kandi ugutegeka agukoresha icyo ashaka, ntabwo waburana ngo none se ko nabonye ibintu bya principal pass byaravuyeho ngo mwabigaruye gute. Ugutegeka agukoresha icyo ashaka. So rero ahangaha wiki inama nakugira ni uko wazaza ukareba ahantu bari gufata abantu benshi, akaba ariho wapurayinga. Ahantu bari gufata abantu benshi kabisa, reka tujye nk'ahangaha muri advanced in general nursing, sibyo? Muri advanced in general nursing abari AA, ariko urabona ko bafatagamo abantu 100 uri kubumva uko bangana. Abantu 100 ni abantu benshi. Utazishuka ngo ugende ujye nk'aha ngaha bari gufata abantu 12 ngo urashaka kwiga ibi bintu bya prosthetics and orthotics. Abantu 12 ufite amanota 60 urumva uzabona mu mwanya. Abantu 30 ugiye kwiga physiotherapy, aba bantu urumva uzababona mu mwanya. Wagiye muri general diploma in general nursing bari gufata abantu 100, ukagenda ukajya muri nursing bari gufata abantu 80, ukajya muri kavemu hano, ukajya hano muri kavemu kanze turebe, ukajya hano muri kavemu ukajya hano ukajya kwiga agronomy bari gufata abantu 100. My friend muzagabanye kwikunda no gushaka guhaza ibyifuzo byanyu bikurikije na bya byifuzo mwari mufite mu bwana, muzabitandukanye ibyo bintu. Uyu nguyu bamwita Sandrine Hati, ariko uretse kugendera ku manota grade nazo barazireba ko mfite amanota 78. Congratulation, farumasi bazayima, murakoze. Amanota 78 muri ubwo wenda katuvuge 78 muri PCB na MCB na PCB, wize wenda PCB cyangwa MCB cyangwa BCG, sinzi ikintu wize. Farumasi izo combination nizo ziyemerera. Ariko se Sandrine, ayo manota 78 aho ni waba waratsinze entrepreneurship ukagenda ugatsinda general paper ukazamuka ugatumbagira kuri ayo manota za 78, ako kantu uzagatekerezeho urebe ngo ibyo watsinze ni ibiki. Nusanga muri chemistry ufitemo 70, ugasanga muri biology ufitemo amanota 70, wenda irindi somo rya principal subject ukaba warigiramo fail, uzasabe farumasi yawe rwose nta kibazo. Uyu nguyu nawe bamwita Solange, cyo koza abakobwa ndabikunze, mwanditse comment pe ndabakunze. Nk'umuntu wize PCB kandi akaba yari yaragize 71 n'ibice 18 yakwapurayinga mu biki, ngiye kukubwira n'ubundi nawe watsinze ayahe masomo. Niho rero ngewe nzajya mbona umuntu amasomo ari kunsaba ngo mwapurayingiremo ibyo yize ni ibiki, nayahe yatsinze cyane, nkaba nakugira inama y'ibyo ugomba kuzahitamo dukurikije requirements zizaba zasohotse, sibyo? Yvonne ati none se uwagize nka 59 yarize LFK yabona umwanya muri UR? Wawubona rwose, wawubona
wabona ikiriho ni ukudacika intege Ivona kandi nimba wumvishe njyewe mfashe iyi video nikugeraho muri group ukaza kuyumva, ikintu usabwa nyandikira dukore application ahantu henshi hashoboka, kubera ko ayo manota yawe ntago ari menshi ahubwo ikintu usabwa nyandikira dukore application ahantu hose hashoboka sibyo, cyane ko n'ama application yo muri chance ni application fee naziba zirimo abari service fee gusa. Uyu nawe ati Beata niyireba ati ese muri physical education and support bakora examen? Ntabwo barabitangaza cyane ko mbibonye n'uyu mwaka gusa. None se umuntu yasaba faculties eshatu za education gusa, what is education? Ubwo nizo wasaba sibyo. Uyu nawe ati bamwita neza Shia dia wenda ubwo bw'abakobwa nababwiye ko banditse comment nyinshi, aragira ati none se nk'umuntu wize MCE afite nk'amanota 70 nizihe faculties zitarenze ubushobozi bw'ayo manota? Reka tuzamuka hano muri CST mureberemo neza we. Hano muri CST umuntu wize MCE Mathematics, Computer Science and Economics, MCE uri hehe n'amanota yawe? MCE reka tumanuke tujye muri CBE reka tuze turebemo muri CBE reka turebemo College of Business and Economics, School of Business kabisa. MCE ahangaha nakubwira yuko twazakora application ahangaha muri Accounting and Finance. Urabona ko bafashemo abantu 500 rwose, ntabwo twashidikanya ko utabonekamo sibyo. Noneho tunashake indi faculty imwe hano ya Transport and Logistic Management, yego ho bafasha abantu 200. Tuze ahangaha muri kature muri education nimba uriyo, kature no muri education nimba uriyo. Abantu bize MCE turebe na faculty imwe muri education. Ahangaha bafataga abantu 50, bafashemo abantu 50 bashaka kwiga Mathematics and Economics. Ariko urasabwa kuzatwandikira cyangwa ukaba waruje Google form tukazagukora application rwose tunakugira inama. Ese hakiza Yezu ati ese umuntu ufite 60 bamuha education nayo baguhereza rwose. Hari abana benshi bakurusha amanota kandi nabo bazaba bashaka education. Erega buriya iyo ngende kukugira inama gutya mba ndeba ngo abakurushije amanota bangana gute, sibyo. Noneho nkanareba nkanavuga ni wowe none uri gusaba education ufite amanota ngahe, nibyo ngibyo ngenderaho. Umuntu uyu nguyu bamwita Witonze arabaza ati umuntu ufite amanota 70 yarize Hege yasaba ibiki? Wowe wize Hege reka nze mubwire ikintu wasaba hano. Uzaze muri CBE hano wisabire accounting. Buri hari abantu benshi bazi yuko Hege batayemerewe. Hege barayemerewe rwose, barayemerewe. Uzaze wisabire iyi accounting ko bafataga abantu 500
accounting and finance bo bafataga abantu 500, wongere unyarukemo hano gatoya uze wisabire fakirite rwose, fakirite ya nimba ukunda ibijyanye n'igisirikare ushobora kuza ugasaba iyi ngiyi social and military science, ukanasaba na social work. Uyu nguyu we ati bamwita Louis, uzambwire 73 nshaka finance na ibona muri University of Rwanda. Wize iki? Icyo nicyo ngomba kumanza kumenya. Uyu nguyu nawe ati bamwita Deborah, aragira ati if someone has studied MCE and got 50%, what can I study? Help me please, thanks. Yego Deborah, ahangaha amanota 50 muri MCE, nawe nakubwira ngo usabwe kuzandeba tugakora izindi application nyinshi zihari zishoboka. Uyu nawe bamwita Olivier aragira ati nizere ko mumeze neza, mfite amanota 76 nize MEG, etse ko nkunda education ubwo bazayima cyangwa nemerewe kwihitamo? Urabyemerewe rwose, urabyemerewe, gusa inama nakugira education nimba uyikunda uzafate faculty ya mbere wahisemo, education yishire ku mwanya wa 2, noneho ufate n'indi faculty ukuye ahandi nayo uyishire ku mwanya wa 3. Vedaste nawe ati ese none se kubijyanye kubasoje mbere ya 2020 wowe ntabwo urimo, uzadutemo linki twaboneraho faculty za University of Rwanda, ndaza kuyibaha ya 2024. Rusi aragira ati none se umuntu wize accounting yajya UR gute cyangwa yaragize angahe? Ahubwo wowe wagize angahe? Gusa nagiye mbisobanura haruguru, nagiye mbisobanura kabisa. Noneho rero nkuko muri kubireba ahangaha, iyi ni admission criteria and cut off by academic program 2024, hazasohoka niya 2024. Rero nababwiye yuko amanota bafatiyeho atangazwa ari uko application zarangije gukorwa, atangazwa ari uko application zarangiye gukorwa rwose. Rero mube hafi tugendane neza muri iyi minsi kugira ngo hatazagira umuntu usigara. Hari nk'umuntu ujya kubona araje rwose application zararangiye ngo n'ubu ngubu harabo nyakira muri RP, ngo none se ko nshaka ko umuntu ora application ushaka ko tuyigukorera hehe? Ndashaka ko muyinkorera muri RP. Rero ntazigera mbona abo bantu nyine nabo bazaza nyuma bavuga ati ni munkorere application muri UR kandi wenda zararangiye. Rero ikijyanye n'igihe application zizatangirira, application zizatangira aho abantu bakoze application muri UR muri medicine na dental bazaba bamaze kubona result zabo kugira ngo bemererwe kuzashiraho izindi faculty ebyiri zizaba zisigaye. Nibwo result nizisohoka, nibwo application yo muri UR nayo izahita itangira ako kanya, cyangwa se mimbere gato mu gihe bazaba bavuye muri exam, application ishobora gukomeza igatangira.
sibyo? Nizere yuko mwabyumvise neza ibi bintu agenda nsubiramo. Gusa mwanengushye ntabwo mwigeze mumamagara, namwe muranenguha ni ukuri. Kandi ubu ngubu hari abantu muri buze kumamagara nyuma mumbwira ngo dusobanurire ibi ngibi, nababwiye ngo mumamagare mukanga, muranenguha kabisa. Sawa, nimugire umujinya kandi murakare, amafufu n'amafaranga bibafubike.